ijambo rye kuko mumaze kumuzengereza kabisa. Tuvuga Stone ari he? None reka nkubaze mani, Stone washyize muri request tegabo nyohereza nimero ya Stone hano. Stone arahari uwo wanditseho akadarapo k'abanyamerika muzamura Stone. Akadarapo k'abanyamerika? Oh, it's Stone. Nabibonye. Okay, twagiye muceceke nguyu Stone yaje. Mutinga Jessica. Stone biti? Ni fresh. Umeze neza? Umeze bo. Ibintu bimaze iminsi uhora ubyumva buri munsi hano. Ndabyumva. Ibibaye kuri uyu mukobwa muri kumwe aya masaha uwo muryamanye ubu nguwo wazahaje ibi bari kumukorera uri kubyumva? Kugeza naho bajya gucukumbura ngo abantu ngo yambuye bakazana ngo amadeni yafashe abantu bakaza hano. Naho bakobwa bari kumurwanya mani Justice sinzi ibintu nyine bari ariko uri kubyumva kugeza aho bajya gucukumbura abantu barenze umwe bakazana ibimenyetso kuko uraza kumubwira azashyireho umucyo. Ntabwo nshaka kugira ngo abantu baharabike umuntu, ntabwo pana yageriye guharabikiraho abantu, sibyo? Niyo mpamvu mba niyaranje nkanamushaka, siko bimeze kuko ntabwo ngiye nemera ko umuntu ufite ideni ry'ibihumbi 30 by'amanyarwanda ukaza guharabika kubera ideni ry'ibihumbi 30. Urukunyumva icyo kintu. Ariko mbere ko tugera kuri bamwita no kuvuga muri kumwe Tera man, ntabwo Tera iki kintu ntabwo ari byo vraiment, ntabwo ngiye mbyemera. Ikintu ntabwo ushobora kuzana ngo harabika umuntu ko 30 by'amanyarwanda, uwo mukobwa ntabwo ari umukobwa no kwishimira 30. Ari mpamvu nshaka kugira ngo aze kubishyiraho umucyo. Sinigeze nemera ibyo bari abakobwa. Umva wowe mufite iduka ninde wa mugore uri hara hasi we munyibutse zamuka niba ladies man, sometimes tugira ntabwo ushobora gufata izina ry'umuntu mugende kubera 30,000 uretse gato mubemeretse gato nibyo byiza. Nimushaka ko dukomeza yanga nahakuzirikiye ko dushaka kugira ngo dushyireho umucyo. Nibyo byize amafaranga turayaguha ariko nabana message chérie ndayaguha nidusanga yarakwambuye, siko bimeze? Ntabwo ndi buyaguye ahubwo ndayagukubira, siko bimeze? Na Stone simuzi. Yego ndakubwiye uretse nyine reka kuburana. Okay, kwanza uretse wowe ndakugarukaho gatoya, gato. Stone ngwino hano gato, ngwino hano. Uranyumva? Ndakumva. Stone ibingibi biri ko kuvugwaho, siko? Stone ibingibi biri ko kuvugwaho, siko bimeze? Ndashaka kumanza utubwire, ngiye guhera ku muntu bita Jessica. Umubano wawe na Jessica ni uwuhe? Umubano uri hagati yanjye na Jessica nuko nawe hari Jessica twaratandukanye burundu. Ego. Kandi hashize igihe kinini usibye nyine bino bintu ari aba nyine yirwa yiziringamo byo kumarabika, ariko nta mubano n'umwe mfitanye n'uwo mukobwa. Ntabwo ukimukunda? Ntabwo nyimukunda habe na gato. Ukinamushaka? Ntabwo mukeneye. Ko twakubonye umuntu uri kuri moto nawe akavuga ko gutwaye yanaguhamagaye hano turi live wararanye nawe. Ni gute umuntu udakunda murara na Stone? No, Godfather. Yego. Twari turi kumwe muri Enjoy aha boro bita Top Chief nyine bisanzwe turi nyine mu mayoga tu. Nashani icyo gihe dusanze Top Chief nuko twe twahise nyine tuvamo bitewe nyine nuko twari tugiye muri apartment ahantu ku mushuti nyine muri house party, gusa twari benshi. Yego. Icyo gihe nje igihe yaguhamagaraga mukambura ngo mugiye nirariye muri salon nka genge, ntago nigeze njya no kwinjira mu byo mu cyumba Jessica ntabwo nkwemerera. Jessica ndaguha umwanya, reka Stone avuge please. Ndagusabye Jessica, ihangane. Mbwira komeza. Nuko byagenze no munsi meruka burizaho na Jessica, kandi ikindi ntago nigeze muza nawe umupromising urukundo. Ntabwo ugize umupromising urukundo? Reka ntabwo namubwiye ngo twakundanye cyangwa ndagukunda. So Jessica kwibagirwe? Stone Jessica akwibagirwe nta rukundo kimufitiye, nta gahunda yibagirwe, kandi ambabarire n'ukuri kwimanamo amahoro. Aguha amahoro. Ibi bintu byo kuvuga ko nta muntu muzakundana ko uruwe amafaranga isubiza amafaranga yanjye n'ejo bundi naguhaye 40,000 gira vavu itohereza. Uretse gato Jessica buretse ndi kumusubiza. Godfather uwo mukobwa yagabanyije akavuyo se. Jessica uretse gato amafaranga yanjye ko niduhura ndakubaza. Jessica uretse gato
uretse gato ntabwo nkwemerera Godfather uyu mukobwa mu muting. okay umva Stone tuve kuri Jessica uvuze ko kwibagirwa Jessica ndagusabye yangana ndaguha umwanya Jessica uravuga okay Stone Jessica uvuze ko nta kintu upanga nawe Ntacyo kabisa. tuje kuri Shani we biti Shani mu minsi ishize nawe twaratandukanye burundu kwibagirwa nawe burundu n'abanyibagirwa. impamvu yo gutandukana nawe kwavuga ko ari ukubera Jessica nibyo Oya ntago ari ukubera Jessica, ni ku bushake bw'impande zombi hagati yanjye nawe. avuga ko yakwirukanye Ntabwo yanyirukanye, ibyo nibyo ari kuvuga kugira ngo amarabike, ariko ntabwo yanyirukanye. ntabwo yakwirukanye. Abo twese twabikoze tubishaka. Ego we ko yaje hano uretse gato nani Shani ko yatubwiye ko yatandukanye nawe kubera umutekano muke yateshwa na Jessica bifite birimo Nyine just impamvu y'ibyo byose washaka kuba impamvu Stone nawe ari kuvuga ari iyo ngiyo, ariko aba bana baba baziranye. Impamvu rero yatumye dutandukana ni impamvu iri hagati yanjye nawe, gusa twaratandukanye. nta gahunda yo gusubirana nawe Ntayo. tugaruke ku muntu bita Melissa mufitanye uhe mu bana Melissa ni mushiki wanjye. Melissa nguyu hano hasi Melissa ni mushiki wawe Ni nka sister wanjye muri no mihanda muri no game, ndamwubaha cyane. Just mumaranye igihe kingana iki tumaranye hafi amezi agera muri 7 muziranye urakoze cyane noneho mbere yuko we tugaruka ko ibyawe natekereza ko urazanga ugize icyifuzo usaba no bakobwa ibyo bazarenga bakaguharabika utuzareba icyo gukora oke twagiye mpereza uwo mukobwa muri kumwe mubwire ngo ndamushaka tumaze tumuvane iki cyashya bari kumusiga ariko si waziba uwo mukobwa ariko ari kuvuga ibiki ngwino hano atashiriye bajye bamwitane yitwa Tera ariko araryamye Justin. Tera mwana gato araryamye nyine akabarye none se niba aryamanye n'umushero araryamye nyine gusambanya mu nzu ye umugabo arakunze ndakumyutinze mpereza tumaze tuvana wikiri kintu cy'ibintu cyo kumarega ngo yibye imyenda Tera please talk to me. Tera araryamye arakuvugisha biri prive just aravugisha biri prive okay. Hey, Jessica agushinja kumurira amafaranga kandi ibi bintu iyo amaze kubigushinja bishimangirwa na Shani ko wayafataga ukayatwarira Shani ngo aba bari kumwe. None se Godfather turi abantu bakuru twese ko ino live. Yego. Umuntu uri munsi y'imyaka 18. Uwo mukobwa ni umukobwa ukuze. Arakurusha imyaka? Andusha imyaka myinshi. Jessica urarusha Stone imyaka? nayivuge ese kubera kiza kunyaka amafaranga kubera ki utambana nanjye kandi uvuze ngo nakuwundi ariko se gusambanyije ate kubera ko bimushira kandi agwe kumufite mwese namufashe ku ngufu umuntu ngana gutyo ufite iyo myaka namufata ku ngufu ntabwo turi mu matiku Jessica avuga gake gukomanya abagore ugatuma batongana hejuru Jefte man uwo mugore se afite umugabo ufunze ejo bundi araje gusore muri iyo ibyo ntabwo bindeba man izima nuko mukunda ariko thank you so much thank you Stone thank you ikizima nuko mukunda so kakuri yaba mufite just azaze nari nesi birarenze mumaranye iminsi nani cyumweru muri amara ibyo se birakureba thank you ibyo birakureba ese Jessica uri kuvuze ko atakigukunda ko atagushaka kuki mwihambira ntago mwihambira ko mubaza mwihambira njye nyaka amafaranga buri munsi mwereza amafaranga yanjye ubu none kwibye koco harayo yakwibye navuga nimba naramwatse telefone ngikandira kanyenyeri yaba kandi warayamaye turi kumwe turi muri top chief thank you mugabo mamagara kanyaka bibiri byo kurya so what yaramaze nanjye ndayagusaba
komeza next. Jewe nshaka ko imihanda iva muri zina Stone kabisa nkabona amahoro. Urakoze cyane. Okay, ndashaka mpera shani ubutumwa. Stone ndashaka uhereze Jessica message unayihereze Shani bakuvire mu buzima cyangwa uzabagarukira. Urugo rumwe ntabwo rugomba kujya kwa Real. Bari kumwe kandi bari kuri live. Twarakwanze wongera umuheto wawe. Bagenera ubutumwa rero. Reka baguhe ubutumwa Jessica. Na muting mu ubutumwa. Ngaho muting abaguhe ubutumwa Jessica muting abaguhe ubutumwa. None kuki mukurikirana hagiye hose ukavuga ko umuntu bazakuna Just rekera. utazamuha amahoro ngaho reka Jessica amafaranga none se nzabyanga areka kunyaka amafaranga areke no kumamura kubera ibyo nta kibazo ninya kwa kusaba yanyu famille yanjye sigukunda okay ni kwa kusaba yanyu abantu bose barongora n'abasazi bo mu muhanda uragenge udufata na muting mu ubutumwa bona urashaka ngaho muting abaguhe ubutumwa Jessica muting abaguhe na muting ubutumwa mu ubutumwa muting reka baguhe ubutumwa baramu ubutumwa n'abamubwira kamusubize amagambo ashaka kugira ngo ngaho twabanye imyaka ine mu nzu wowe uri kumva neza niba ushaka guhangana nanjye rero ntabwo ndi guhangana nawe bana nitera muri kumi ubwo wizere ko ndi tayari uri kumva uri akabari nawe wambye Nyabugogo ka miliyoni 5 aha uretse gato Jessica hari akabari kitwaga muki akabari kitwaga gute kitwaga Cheston nidutakazi Jeston okay nani store aka kabari uyu mukobwa ahora avuga kango ka miliyoni 25 kitwaga izina ryawe nirye Jeston nyuma yuko kuvanye iwabo mu rugo kujya kukwerekana agasanga kakawaziranye nawe ngo ugomba kumuterera ivi ibyaka kabari ka Nyabugogo wariye ukakamara wabisa kabari katari karimo n'inzoga za gazumbe 30 uti wese wakundanaga na Rukumani uriya mupeti witwa Rukumani siwe wa managing agabira ibintu byawe Rukumani se abo bahungu bose nabavugisha ngo utari kwa barabe na bafite na ufite ikihe kibazo uri indarega kuva cyara wowe uretse ikibazo nuko ndi indaya cyangwa ikibazo nawe ujya kurongora nabo ni gukubaza wese store yagukundaga afite ako kabiri afite n'undi muhungu bakundana witwa Rukumani afite abandi bapeti baza kwicara muri ako kabari bakanywa amayoga man so niuze kumbesha Jessica wagira kuza kwigira mbere kanyi aha komeza ndabona famille kamamagare papa Stone none anga urukunyumva umva store kara kabari ntabwo ari wagahombeje nikareka gumanga mamagare papa wawe none anga wibeshye ugahamagara umusaza nahita nkugoroka ntiwibeshye ngukorera iryo kosa vana umubyeyi muri ibi bintu ntavana umubyeyi muri ino game vana umubyeyi muri iyi game uyu munsi Stone ari hano uribeshye Jessica uribeshye ugahamagara umubyeyi turaguruka please ndagusabye ntubikore twakomeje akabari kari gafite agaciro kangahe Stone mari kari gafite agaciro kagera mu 300 gusa uri imbobo urabizi neza ko ayo mafaranga wowe nyaguferesa kuri stage ibihumbi 500 nyagwa kuri stage Brian Ferese arona kwambuye none Godfather video brega bafite ibimenyetso urabizi ariko ndimbobo wakunze just muri make yana bi ndimbobo wasariye nyine nizo ufite ikihe kibazo niba utaransari wamutaramusari wankura muri no mihanda kukibangaruka bingarukaho gute muri we rwego arakubajije manzi umusubize ni imbobo wasariye imukunda ni imbobo barabizi no kwaterari niba utamukunda kuba ni impamvu uri kwatera nuko nahantu ugiraho kuba Shani yarakwirukanye uri kumva neza abaze kukwirukana umuhungu wajya kugucumbikira bita Jean Shani akundana nawe kugira ngo utazongera kubona nawe okay uretse gato ibyo ngibyo uretse gato Shani vayo hano Shani fata telefone Shani nibyo wirukanye Stone ntabwo namwirukanye none so ari kuvuga ibikiyo mbirikanye ariko Jessica wabaye uti yambesire ifite toroma nawe uri kumwita imbese nawe ni umusaza umusabira ikintu kimwe kuko ni umuduteza mwana ariko Godfather yo ndakumva Jasire kamvuge chaka kumanuka tanga ubutumwa kuri Jessica utanga ubutumwa kuri Stone ireka nta mahoro ntayo ni wowe Jasire ikintu cyambere abo bakobwa bareke kunkurikirana pe sibyo
sirimba nicaye nko mu kabari ndi kwingusomera byeri aho naba ndi hose nkabona nyine phone ziracicikanye bahise bango hari igihiriri kandi ntago nyine biba bibiri natural abantu bakuze ntago bakora izo boro ikindi mwese bose nta numwe nkundana nabo Yesu Kristo urabihakanye bose nta numwe nkundana nabo ngiye mbabwije ukuri kandi mvugisha ukuri nta numwe njya nca inyuma ngo mbeshye urukundo uko neye ari shani sinjya mubeshya urukundo nimba twaratandukanye ni hayi bisanzwe nabirenze ninde wavuze ko mukundana nawe nyine ndi kwibaza ikintu mu just mu nshaka what the fuck ari wowe ndi kukwibishyuza amafaranga yanjye wari unyaka watobo wakiye mu gikariso ukayanyishyuza bikarangira udakunda unyaka amafaranga umbazi kuki yama se wowe kuki yama buke twagiye umva stop uyu muntu yindi ni umushite wanjye ni umushuti wawe bisanzwe uyu nguyu ni umushuti wawe ni umushite wanjye none Jessica ati uyu ni umugore w'umugabo mu yandi magambo dore araza akavuga ko uri umupfubuzi akavuga ati uyu muntu yarafashe amafaranga yanjye arandya nsiga ndi heru ceceka ariko Jessica tweretse ngo ingofero ngo izi ngo ibintu ngo n'amafaranga ngo ni impano aba yamuhaye dore iyi ngofero ibintu ngo niwe kwambika akagukorera buri kimwe utubwiye iyo ngofero yayimaye ndi kumwe na mushiki wanjye Melissa abireba Melissa yarahari kandi ikindi yayimaye avuga ati ni gift amaye ni gift aguhaye ntabwo rero nari kuvuga ati ndayanze cyangwa se ngo nifatanyije ubuye birumvikana ibintu byumvikana nk'umu ex wawe mwakundanye imyaka 4 niba atari ibanga icyatumye ufata umwanzuro wo gutandukana na Jessica no kumwanga ni iyihe na just ni byose nyine nawe ubona byose ntagashobotse tu Jessica urumva ko wanzwe kubera udashobotse Jessica fungura mic yawe mbere yuko ndashaka kujya gutuva hangaha nsaba ko Stone mutazongera kuza kuko niba mugeze mufata umuntu bakundanye bari kumwe mukaza kumuharabika uravuze buri munsi urambara kubirwa nkubita wowe nkugabura nkutunze nkwambika amafaranga hanyuma kwereka gukubitaga ugakomeza kugumana nawe so kwa mukundaga oye yabaga yasinze na shana aramukubita wese nagajya hanyuma ndakubaza none sereka baze niba umuntu abakubita uretse gato hano abantu bari kumva reka umuntu bakubita umuntu utagira amafaranga ubaka amafaranga ko yavuye mu buzima bwanya kigendera muramukurikira no kujya kumenya abo ari gukundana nabo muri iyi minsi kubera iki ikibazo Jessica afite urabona uwo mugore umufashe mu kananwa bari bari gusomana iyo misi aramaze si uburenganzira bwe itondi reba iyo ngofero yambaye byari bukeye nayimuhaye n'icyo ndakubaza Jessica ngiye kubaza ibibazo bibiri mbabarire Stone uramukunda ntabwo mukunda kubera ko umugurira amagift ukayamwoherereza ukayamutwara utamukunda yari yabigusabye ngira ngo screenshot ariko ngo nzamugura ino ngofero ibuganje okay nta kibazo kubera iki umuntu udakunda kubyemera nta kibazo umuntu udakunda uretse gato umuntu udakunda kubera iki webeye kuyimugurira ujya umfase aba yanzonze rese umuntu mwabanye imyaka 4 mu nzu wa mwakane okay uberetse gato ibyo ngibyo tubiveho Stone uracyamukunda yes or no okay uretse gato none Stone kubera iki umugendaho wamwambuye shani none mugiye kuzana n'uyu mwana bari kumwe uretse gato n'uyu bari kumwe uyu munsi uri kumugenda inde ahantu mwandike muri comment Stone ntarengana tuje tuvugisha ukuri umva si ibintu niba bizanimo ababyeyi imana namumyutinze Stone ntabwo yamize don't worry abantu muri hano hasi Stone ntarengana Stone yakundanye na Shani baramumwambura ariko Stone ndashaka kubaza ikintu kimwe dore nguyu Melissa bagushinja Melissa none nukubera iki Melissa yankoreye bide ejo bundi nagize bide amakeke Shani ngwino wumve ngo Melissa yagize ate yanzaniye keke ndi kumwe na Tera yakuguriye keke yeah of course akugorera bidi yeah okay Melissa mukanye tubwiye ngo iki none se Godfather kankubaze
niba abashuti twese baraje bakanyitabaza kurya indimi madamu oya niba baraje bakanyitabaza Stone naye guca inyuma nkamubwira ngo ni wabikoze nkamubwira uko byagenze ikizima siko byari byabaye kwangwa iki so reka mbere yuko Stone atanga ubutumwa kuri aba badamu kandi icyo Stone aza gusaba ni uburenganzira bwe bwo gukundana n'uwo ashaka ni uburenganzira bwe bwo gukora ibyo ashaka kuba yarangiza ubuzima bwanyu muri aba ni ubwa mbere mbonye ariko abagabo i Kigali barabuze ariko Stone ashobora kuba aryoshye niko Shani hari ikintu ubaza Stone nta kibazo ufite kuri Stone uretse Birikani wenyine Jessica ako njye rambaza iki kwabwo njye Stone ni ufite ikibazo yirirwa nyaka amafaranga ambaza iki wayamwimye wamugoroka wamugorotse nuzongeye kumamagara nuzongeye kunyaka amafaranga okay reka twemeranye Stone uretse ndibutse ikintu ibintu bya Stone ya Jessica wabyiza niba mvuze nakuyemo akarenge yibaze ko ubutuvugana ugasema wamuhamagarana ni izina ry'Imana mitende Stone nuze Jessica bifite Stone kuma turayahamagaye uri kumva igiza telefone hirya kuri kumva neza igiza telefone hirya uravuze ngo nyine Jessica na Stone ibintu byabo nta wabyivangamo niyo mpamvu hano byo muri kubatetse muri kwisaraza nta wabyivangamo message chat bagirana Stone n'ubwo bari mu mutima Jessica wapipigiza iyo telefone igizanye njye ngibi Stone n'utuma Jessica sanire ngo umugore igizanye asa kugije iyo telefone nani we Jessica muri umwamikazi w'umutima nta n'imisi bici yabimwandikiye uwo byandikiye uri ninde ni Stone bimwandikira Stone ni ukora amakosa abagifinde uretse gato Shani none ndikubaza we Jessica kuvuze ko utamukunda iyo akwandikiye ngo urumwamikazi w'umutima we kubera kubyakira kandi ukaza ukatubwira ko umugore tubwiza ukuri uramukunda ntumukunda noneho tumenye ko dusolvinga ibi bintu uracyamukunda Jessica bawo kwiri byari kubivuga kuko ari kumwe niyo ndaya yararongo Stone akunda Jessica no si ibintu byose nabandikira n'ibyo kiko okay so wamwarikiye amagambo ejo ko ari umwamikazi w'umutima wawe Stone kubisoma nta kintu gupfa ubundi iminsi ibiri ishize wamwandikiye ko ari umwamikazi w'umutima wawe I think icyako nawe mwandikiye ndapfuye niyo mpamvu njye navuyemo ibyabo ntabwo wabimenya kubera ko impamvu nanavuze gutyo yego muri no life Jessica niwe muntu life uravuze ngo muri kuri no life uretse gato life niwe muntu akundanye nawe ungora cyane hari video yari uploadinze yego byatsabye process yo kumutwara gake kugira ngo ayikure ku rubuga iyo video yari imeze ite turi kuri bike nanjye narayipostinze yego ceceka bakubwira impamvu bakurimanganyije ejo bundi tukomeza nashakaga ko akura iriya video yayikuyeho ntabwo mbizi ntabwo nongeye kuvizita so ni ukuvuga ngo Jessica urabizi ko yagusariye so kugira ngo akore ibyo ushaka umubwira ko ukimwiyumvamo twara gake nyine nkamukomfirima akabikora kuvuga Shani nabi uza kunyigiraho Birikani amazini shuti ndahereza Godfather wowe uri kumbwira ngo Shani ni ikigo dore n'ibibazo ngo ikigo cy'umugore mw'abageni ngibi singibi yeje kwa uri kumbaza ngo ndi he na Stone wambobo ngiye umusamba hamwe ikintu kimwe baburetse gato ngiye nta kosa ngushinja umaze kurangiza uje kuvuga ati ngiye Jessica simukunda simutemi uramamagara mbuza amahoro none Jessica uretse ngiye kubirangiza gutya Jessica umbabarire tugende gatoya ukunda Stone uretse gato Jessica ukunda Stone yes or no ntabwo mukunda okay ntabwo mukunda ahubwo anyihambira uretse gato Stone ukunda Jessica ntabwo mukunda okay Jessica hata telefone yawe siko bimeze boroka Stone
izi nshuro ntabwo tuborokana baraborokana bakadeborokana Uburetse gato Stone wanyemerera ukaboroka Jessica niba utakimukunda of course ntabwo kanya ngo ari kuvuga ibiki okay none se wowe kuborotse hari amatiku utera data we barakibaza cya shani okay we turaborokanye hari ikibazo gihari na Jessica reka nze muboroke exactly wewe ngubaza nguca n'izose urabizi wiki tufata kugira ngo uramba ngende na mugazo hano wahita ubone se ntiyakuborotse so umva Stone vuga ikintu wifuza gusaba Jessica nonaha nicyo wifuza nika kubangamiraho saba ikintu wumva atakomeza kukubangamiraho garuka Stone ese ikintu namusaba kimwe cyonyine yego urumva Uramumere nabi ikintu kinambabaza cyane. Reka manza gusabe Jessica ndakumva Stone. Umva ndatwite. Ngo difata wongera unzamure. Ndatwite. Ye kuva wongera unzamure. Hari bimusa. Ubu ngikura na papa wawe ahubwo none ngiye guhangana nawe. Uretse gato utwite. Jessica mugize ute? Utwite ndayande. Agateste nakabonye kubiri. Atwite ndayande. Ya Stone ngo bararyamanye. Bazisumu azimunda. Ariko Jessica kurishano uburetse gato. Stone. Wari ubizi ko Jessica atwite inda yawe? Yabitumye umushiti wanjye ariko njye ntabyo narinzi. Uburetse gato yabimutumye ryari? Umva ifite ibyumweru bibiri. Yamubwiye ngo iki? None. Badifata? Yes, yamubwiye ngo iki? Wabanje ugakura ino foto. Okay, fresh. Ngaho mbwira yamutumye ngo iki? None se Godfather? Yo. Mukanya umukobwa amaze kuvuga ko yanzinze nazabyara. None avuga garatwite. Ngo yarakuzinze. Dani yashaka umwana aramubura tunguni. Baranasenze stop. Tuzi ko twakoze amasengesho turi gushaka umwana. Ngaho bivugisha ukuri. Jessica yambwiye ko yakuzinze mitabyemera. Tonde gatonya. None se nuko wa mbere wamukuyemo none se wakuramo wa mbere. Shani yakuyemo inda yawe. None jana ikwebo tunari kumwe muri hoteli nkogo. Uri kumva neza? Utera inda ariko nawe umukobwa byarafite ibyo kandi narabikubwiye kandi utegereza Kogwe iki? None se uburetse gato we Shani kubera icyo yakuyemo inda ye. We Shani kubera icyo yakuyemo inda y'undi mwana. Nayikuyemo jana na muginga. Uravuze? Jana kuyemo inda Stone jana nayikuyemo jana. Ko Jessica yakuzinze twimukiye hari ariko tunaguzongera kubyara. Bizwi n'ababizi mani, bizwi n'abari muri game just aba brother ba genge yangira bizi. Ko Shani yagukuremo inda. Urabyemera ko tutari tukibyara. Urabyemera ko tutari tukibyara. Gute kandi uva mu basengeye umwana kandi arakuyemo inda ye arakubajije muri kwimukira Nyamirambo. So urabyemera ko twakoze n'amasengesho hasi hejuru ngo tubone umwana biranga. Kumbe Jessica aramuzirika. Kandi aragutera ukayikuramo. Ibyo ni ibya kera zamani sana. Jessica yamuzinze kwimukira Nyamirambo. Ahubwo ndaje mukore nuzongeye no kurongora noneho ubundi ubikiremba kubera ko indaya n'ubundi tonde ziba. Godfather dusoze ibi bintu. Uretse urumva stop. Urumva ibintu biraha ndagusaba kwihangana kuko urumva ko ibintu nushaka kubipfukiranya nta muco uza kubamo. Uretse gavuga ibintu bakwiziringa mu magambo. Uretse gato ngubwire Stone urukunyumva Stone kakubwira ikintu kimwe. Urukumva ko utareka ngo birekure ibi bintu sinzi ngewe impamvu uzima none nifuje kuza kuvuga nuwo mukobwa muri kumwe ubaye victime kuri ibi bintu. Jessica bakajya guhiga abakiriya abantu be sinzi uko byumva biza kumuharabika. So none se kubaza Stone niba va ku bantu mukundana dore irafoto umwe ngo mvaneho nkura mushuti wawe bamuzanyemo gute. So niba bagukurikira ahantu hose turagira ngo tubivimuzi noneho tuva habirangiye kuko niba bitangiye ku affecting inshuti zawe none suza gutabana n'abantu nani Stone. So niba bashaka kugira ngo birangize bakuvire mu buzima none ibyo bazakora bindi bizabicyaso ihangane rero. None wowe Jessica
ufite ubuhe bubasha bwo kujya gufata umuntu kuvuze ko utamukunda kubera ko umuzi ngo ntahure n'undi mukobwa kandi utamukunda 20 tonda ariko naho igipangu cya miliyoni 20 nari mfite igipangu mu Gatsata ndira Android wowe uri kumva yego uwo muhungu arafata kwange mariage ase wakugije telefone yindi hirya wakugije telefone yindi tukakumva neza na ni Jessica ukuvuga ngo urumva yego bitanye igipangu twaguranye buri twatangiye dukodesha aramu ndangije njya kwaka mu rugo imitungo ndavuga ati ntabwo nakomeza kubana n'umuhungu dukodesha kandi mu rugo hari imitungo. Iyo telefone muri kuvita muri hoteli oya telefone tumutse ku mashanyarazi oya nuko ndi kuvuga cyane ntabwo oya nturi kuvuga cyane ahubwo uri kuvuga gake wafashe telefone yawe yiduka yigiza hirya umva uko ibintu bimeze rero yego no batwara abana ndavuga ati mu buzima ndavuga ati mpamvu nkubita wabona ari uko wenda babona nta hantu turi ibyo urumva nijya kwaka imitungo mu rugo bangurira igipangu ari mu Gatsata twajyanye na Tony. Ese telefone yawe wayicometse telefone yawe yajemo umuriro ndi kuvugira ku yashani mani biri kuvuga nabi ntabwo ushobora kubyumva Jessica umubebe ari kuvuga reka tumanuke twongere tuzamuke none agafite akazirika kongera kucyumva wabyumvise Jesto so bisaba kugira ngo wihangane tuvanga ibintu birangiye kuko none se bakubaza umusaza nanjye ndabona ariyo gahunda ariko kandataye mu kabisa none se uravuga ko umuntu wese muzakundana dore uramudamu ushyizeho hano none bamuzanye imihanda umuntu wese ukunze bamuzana imihanda uvuga dufata n'uyu uri umuntu nawe w'umugabo mani ngiye kuyankubita njye Justin mba mfite ubuzima bwanjye mbayemo bashaka kubaho ubuzima bwanjye kurongera nawe ntabwo uva mu buzima bwabo ejo bundi twaguhamagaye ari kugira ngo umwana aragukumbuye arabizana uramubwira ngo nawe arakubwira ngo aragukumbuye mwarararanye mu kabari aho ngaho muri ayo magenge mwarararanye none umva ejo bundi none se mani ejo bundi umuteye inda none se ko umaze kumutera inda ngaho mbwira so urukumva rero turashaka kugira ngo uvuga numve Jessica reka tubyumve tuvanga tubihaye umucyo Jessica uranyumva gazi mutapinge screen bataza kutumanura mutapinge screen njye waba pastori n'ubundi baranyunda bamfata nk'umukazana wabo uretse gato ariko se kwa Jospi wabo baragukora bagufata nk'umukazana kwa pastori bagufata nk'umukazana nawe uri imbirikanye okay tubwira ukuntu byatangiye ibyiyo nzu mwaguze n'ukuntu mwabana papa ni kimwe yumva mubaze ko atambwiye ngo aragutukira mu kandi tega amatwi twagiye ngaho tubwire imva n'imvano y'ikibazo cyawe cya Stone n'uburyo wifuza cyarangiramo story umva ubwitangu kibanyemo twa mu nzu nini byako twagufite n'abapangayi noneho umwana w'umuhungu ataha mu gitondo nka 11:00 bambwiye ko yari ari kumwe na Shani kwa Bonke mu kabari ndangije ageze ku rugi arakomanga ndamufungurira ndamubaza uvuye muri izi 11:00 arambwira ngo ku kazi turakesha ngo twari turi kunywa amayoga mbanywe ziperereza amamagara abantu bakorana nawe barambwira ngo yaricaranye na Shani bari gusangira ubwo najya kumuvugisha akabazamuye volume ya televiziyo nahise mfata flat ndayimena unaguze amafaranga yanjye ndamubwira ati ndeka meni no flat kuko uri kuzamura volume none unyumve neza flat maze kumeneka ndavuga ati nubundi se uyu mugabo tuzabana moramena ibintu nangiza ibintu ngira gute uyu mugabo azahinduka gute none wa muhungu ugenda akagusaba imbabazi akavuga ati baby mbabarira ibintu akosheje ntago nzongera ukongera ukamwizera ukamubabara akagaruka mu buzima bwawe umwana w'umuhungu yaragiye apanga mariage papa Stone azagura na papa wanje imiryango iraterana baza gufata irembo mu rugo aho baje gufata irembo kwa nyogokuru wanje aho yaratuye urumva amafoto arahari famille zirateka ni wabo na Stone baraza itonde mariage igiye kuba n'imyenda twarayikodesheje aburi cyumweru kimwe ngo ubukwe bubi nibwo yankubise ingumi ijisho rirabyimba uri kumva amena imbavu ngiye mari cyumweru ndi mu buriri yagize ate yaraguhoye iki ndetse mubwire yanzaniye n'ibinini byo kumvura yarabyise mu gitondo ntacyo mupfa gukubita inguma kumena ijisho oya yatashye yasinze
uri kumva atashye yasinze iyo yaje yasinze yanyweye amakonyage aba ameze nk'umusazi urumva ntabwo abashaka ngo umuvugiremo ntabwo abashaka iki nanjye kandi ndi umusazi arasara nanjye nkasara tugafatanya ariko sinamurusha imbaraga n'umugabo rero akaba ari njye akomagura uri kumva noneho njye ndangije nari mfite miliyoni 20 kuri konti kuko ibi ndi kuvuga ni ibintu by'ukuri famiye zanjye ziri kunyumva inshuti zanjye ziri kunyumva muri comment uri bubyumva mariage nuko yahagaze ndavuga ati si uyu muhungu umena imbavu ubu bukwe bwaba gute ubwo bukwe bwa burapfuye famiye yanjye irahangayika iravuga ati twarakodesheje imyenda Stone yari inshuti ya papa wanjye mfite amavideo ari kumwe na papa bari kubyinana bambaye amaboxa bose papa yari yaramugize nk'umwana mu rugo bamufata nk'umwana mu rugo uri kumva papa wanjye amukunda kugeza izi sana n'undi muhungu nari nageze imbere ya papa ngo mubwire ati dore boyfriend wanjye kubera ko yari yarikizemo Stone ari wakunda urumva icyo gipangu ubwo nyimara kukigurisha ariko naguzemo ibibanza 2 naguze ikibanza kurya nyuma ngura n'ikibanza Gahanga mfite n'ikindi kibanza Bugesera ndavuga ati naribi amafaranga asagutse ntago nari kugurisha igipangu kinini kirimo andi mazu ngo nindangiza ngenda amafaranga nyabyinira ashire naguzemo imirima 3 itandukanye ndavuga ati amafaranga asigara niyo tuzakoramo mariage ubwo mariage yari yarangije gufata yari urumva nese njya kwisindiramo niguramo n'ibyangwe ndemera mbigicibwa muri famiye yanjye uri kumva ako kabari uvuga nafunguye ako kabari naragafunguye kamaze ukwezi kumwe kandi nari nishyuye amezi 3 iyo nzu nayishyuraga 300 ku kwezi mu Nkunda Amahoro nari nishyuye amezi 3 harimo na kosiyo kara kabari gafite buri kintu cyose karimo restaurant mubaze katazaga bakamwokereza amakoka karya n'inzoga yirwa avuga ngo hari harimo ngo burikeri buke mfite amafoto yako kabari kuntu kari kameze n'inzoga za zirimo urumva hari harimo firigo mfite ba mucoma mfite abaseriveri mfite buri kintu cyose nahombye mu kwezi kumwe mukorera anniversaire kwa Bobi uri kumva ndagije kumukorera anniversaire ndamuhamagara ati ngwino bagukatire keke n'amakado inshuti zanjye ko ngendana n'amasire y'abahosta urumva bose ba Runo bashani ya bose ndabazana bari baguza amagift umwana w'umusore araza dukatana keke kuri stage ariko nago yigize ahitamika abantu kandi iyo umuntu yagize bidi nagakata gusa keke ngagende kumba kandi gakobwa bitarabia kari hano kari kutwumva nako kahise kaza kumutwara kari kabokoreye nako bidi mu Nkunda Amahoro man nokeje inkoko kwa mucoma ibiki byose nishyuye amafagitire ubwo njye abantu basigaye bambwira se umuntu uje agakata keke akirukanka ari hehe ngo tumuhereze Imana njye mba mama Stone ndamubaza ugiye ko abantu bakubuze kumbi nahise mubona umukobwa ngo ni Rabi yaje kumutwara nawe yari yamukoreye bidi mu Nkunda Amahoro ubwo bidi yanjye nahise ndira mva mu kabara akabakira bose bari kumbwira ati poli hangari ndatangira mu rugo Godfather nitafata ibintu byose byo mu nzu ndabigurisha kubera umujinya umva mera ku bintu byose matera intebe ibyo muri kariri abifata byose ndagenda ndabigurisha mitangi Bugande kubera igisebo na stress nari mfite urumva reba amafaranga se nari mombye mu kabari uri kumva ndagenda i Bugande namaze nk'ibyumweru 3 mu kugaruka rero mvuye i Bugande nibwo naje nkasanga narahombye akabari uri kumva famiye zanjye zose zikanseka ati wagafunguye tukubuza ariko ikintu kimbabaje n'uburyo bavuze ngo ku kabari kari 300 kandi ari miliyoni 5 na show ya business mera ku ntebe ngura ku makazi ku biki byose ku mafurati ndamanika mu kabari amafirigo ngamba arubwire akabari karimo intebe karimo firigo karimo ibiki karimo udukontwari karimo inzoga katwaye 300 mwagiye mureka gusebanya ko nakugaburiye we nkakwambika uri kumva ninjye wakugize Stone wowe twabanye ufite imyaka 17 bro iyo myaka yose nabanaga nawe nkugabura saa 6 n'ijoro ifi nkoko urya icyo ushaka wambara urukweto rugezweho wambara umwenda ugezweho umwenda mutapingira tamana muntapingira screen batamana muntapingira screen nta muntu umutabizi uri ku nta muntu n'umutabizi mani reka kuza kwigira muri kanyanga aho kugira ngo nanshime genda reba igihe cyanjye nataye umunsi nyambika impeta nari nifite boyfriend bita Star urumva abarambwiye ati nimba uno muhungu akwambika impeta umwana wanjye nafashaga mugumisha kwa murumuna wawe abari umurera n'izumbi nzongera kuguha ugende ujye kubana n'uwo mugabo umwana wanjye namuhaye sister afite amezi 3 ndemera mbana na Stone muri ubwo buzima
bw'ubukene ngere tugera aho ngaho tuba boss tubona amafaranga tubona buri kintu cyose urumva ariko kubera uburaya afite mu bwonko akunda abagore kubajya barabimuroze nta nubwo uzigera wubaka we mu buzima bwawe kubera uburaya bwawe urabona agakobwa kose ugasara agakobwa kose gafite amafaranga ugasara n'uwo Melissa uramurongora wibihakana kuko yatandukanye na Fiti kubera wowe uri kumva njye naje ahangaha kuburana nawe kuko ibintu byose wambwiye wamombeje ntabwo wabingarurira wowe urumva papa wawe yaje iwanjye twasangiye ku meza imwe abavandimwe bawe barankunda barumuna bawe barankunda basita bawe barankunda uri kumva ubundi wowe ufite ikihe kibazo kubera iki njyewe baramfunze nibwo naje nkasanga wabanye na Shani uza kunsura muri gereza wazaga umbwira ngo urankunda uri kumva ukanarira ukanasohoka ukiri kurira n'abafande bareba urankunda wibihakana urankunda ndabeshya se ntabwo yazaga kunsura kuri gereza akanarira atarira yabona nogoshe meze nk'umuntu wenda gupfa arazi ubuzima mbayemo narire nababara mani reka nkubwire sto ibintu wagiye unkorera urabizi nakwihanganiye bihagije nimba nawe ukeneye rero ayo mahoro nk'uko uyashaka sibyo ubuzima twanyuranyemo urabuzi bwose urabuzi imihanda barabizi ninjye mugore wa mbere wabanye nawe mu nzu bwa mbere ukiva iwanyu ninjye wakuvanye iwanyu so rero reka kuza kuvuga ngaha ngo twaratandukanye ngo ntabwo unkunda kandi ukimamagara ukambwira ibyo Shani yagukoreye ukambwira urufunguzo rw'icyumba umunsi yicurugi nera rukuye munsi y'itapi niho so wari warushyize nabibyiwe nande mbana namwe uri kumva abo bagore wazanaga mu nzu ya Shani nanjye nihanganiye byicabwo njye nuko ahantu twabaga nta kamera zabaga mu gipangu wabona warazanaga abagore nanjye simbimenye ariko rero nanjye niba ukeneye ko mva mu buzima bwawe gabanya kumpamagara no kunyandikira no kunyaka amafaranga no kumbwira ubuzima ubayemo n'abagore bawe kuko njyewe urabizi ko mfite boyfriend urabizi neza ko nikize isura ye mu mugongo urabizi neza nawe urabizi sibyo ejo bundi we twarararanye turanogana muri dushe urara unatse ijoro ryose kwa wa mushuti wawe bamwita gute wo mu rundi cyane wa mukobwa yitwa gute w'inshuti yawe tuza dona ndamuhamagara uri kumva itonda ariko ndamuhamagara waranakije ndaboroga mpaka abantu bose baranashyukwa bari muri salo barakakanje kwigira mbirikanye ngo Jessica ngo nkwe ndatwite kandi ndana niyo nzakuramo kujya none mangane nawe uretse gato mbere y'uko uretse gato so ibi bintu ubundi hari ikintu bita urukundo rwa fure ntabwo ibintu bipfa kuza gutya so ariyo mpamvu njye nsaba ntabwo nshobora ngo byafetinge abandi bantu urumva mutapinge icyo nshaka ni uko Stone aza guhabwa amahoro turi kumwe ndashaka kugira ngo uyu munsi bezeho umucyo ayi mwamese umbwira mu mwaka wa 2021 ndumiwe mbonye ibyo ntigeze mbona kuri nje mbonye ibyo ntigeze mbona n'ahandi ntanabibonye nka gutya ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanje waravuze ngo abantu bazakangara ngo babonye ibyo unkoreye niko wambwiye ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumirwa mu nanje ubwanjye nzumirwa ndumiwe niko wavuze so ikintu mbaza ni kimwe hanga tugende gakiya rero Jessica nyuma y'ibi byose n'uyu muntu wagukubisa kumena ijisho ariko ejo bundi akarara gutatsa wowe kugeza aya masaha ni gute uvuga ko utakimukunda ukemera akakunyara ukaba utwite indaye Jessica uracyakunda Stone erega gukunda ntabwo ari ikosa fungura umutima wawe uracyakunda Stone ni gute utwitiye umuntu udakunda vugisha ukuri ndaraga nyine tukabikora kandi tukabikorera aho ngaho tutikorekeje urukumva uravuze noneho bikambabaza namuhaye n'ibyo biceri byanjye nkabona subiye muri ba bakobwa kandi bakaza kunuka kandi mbizi neza bakavuga ko atankunda bakavuga ko tutavugana akagenda akababeshya ko tutavugana kandi abwira iwanjye nawe icyo mbaza uramukunda winyura iruhande uramukunda umva ngubwire Jessica ibintu nawe koresha ubwenge abantu bataguseka umuntu ibyo byose byaba turyamye yagiye mitamwibagirwa ko batagiye mu bandi bakora ngo iki umukunda urishuga mami
niba ukunda umuntu ukakunda igitsina cye gusa ukamukunda mu buriri gusa yagenda ukamwibagirwa ba open Jessica fungura mike kuko turashaka kumenya ibintu kuko ibintu byazanye ikindi cyose nkubwire ngo bifada nkubwire n'icyo kuvuga urumva yego Stone ndamukunda kuko yari ibintu byanjye byinshi yari ibipangu byanjye yari business zanjye zose yari buri kimwe nanjye nta mworo nzigera muho mu gihe nanjye gutazabaho neza ngiye yaramombesha babipfa gute hanyuma kubera icyo watwita indaye ndabyemeye ko amukunda agiye kugura umuriro. Okay. Ntabwo nonese ngo yakuburuka ati Sto Jessica ntabwo yakuvugiyemo ntumuvugiremo ntabwo nayimuka. Yego Stone twagiye Stone nyuma y'ibi ngibi byose wumvisha mabarira udusubirire inyuma mu gukutana uhura na Jessica byagenze gute mabarira kugira ngo bishyireho umucyo ntugaragare nk'umunyamabi wa Jessica muziranye muti Jessica rero ukuntu tuziranye bwa mbere muhura bwa mbere duhura ubundi nari ndi umunyeshuri bisanzwe niyigira nigaga hano San Joseph. Ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite imyaka 17. We yari afite imyaka ingahe? Yari afite muri 25 gutyo nyine. Baramuhana wafashe ku ngufu Jessica wararepinze komeza. Deni just kwa kundi nyine uvuga ati ubuzima gutya na gutya reka nshaka ukuntu nyine njya nibonera uduceri twa buri cyumweru twinjira dutaha. Reka nongoze umukire wari ufite akabari haboro njye kujya nikubikira amadensi n'ibiki kuko njye n'undi ndi umudensi abisanzwe. Yego njya mu kabari bita nyine ngajya nikubitira stage akanyigiriza 45,000 ku cyumweru. Uwo mukobwa rero yasohokeye muri ako kabari. Kugira ngo nifite coordinaire ndi umunyeshuri ndi n'umupeti wa byadanje nta game nzi nta n'ikintu kimwe nzi. Kandi uwo yari amaze imyaka myinshi muri game yari azi ibintu byose. Yego Deni arambona araza aramperesa. Ushaka no kujya stage nkuramo Jordan nayo nambaye Jordan Fonda y'imutiza. Ajya stage. Ye stage buke uwo munsi ukurikiye aza kwaka akazi hahandi nkora n'ubundi. Birangiye dukoranye. Umunsi umwe imvura iragwa arambwira ati ni ibisazi reka tujyane iwe turebe nyine tujyane iwe Justin mbe nugamye tu. Ariko mama ari nijoro. Byari nijoro tuvuye mu kazi n'ubundi. Yego uragenda gutya na Justin nta n'intebe yagiraga yari afite uburiri buri mu cyumba. Je kuba ko nari ndi umupeti nashatse kwifatira umusego ngo niryamire muri salo bisanzwe ku itapi. Ko nari nzi ko ndabana n'umugabo kuko ntabwo nari ndakekaga ko umukobwa ungana gutya adafite umugabo. Gazi mutapige screen yego. Nzi abana n'umugabo. None umbe barambye ati ninze mu cyumba. Umuretse gato gazi murebe iyi konti cyese muri big screen iyi ngiyi ya Godfather iyi ngiyi ifite akadarapo ka Canada niyo ngiye guhostinga mo please everybody follow this account mu following kuki muda following a host following iyi account kuko niyo ngiye guhostinga murabona iyi ngiyi bitangiye kuzana ibibazo twagiye komeza muraza kumbura ntabwo nshaka kugira ngo muze kutubura muri muda following iyi account iyi following kugira ngo utaza kumbura komeza store. Just uwo munsi twararyamye bisanzwe wafashe umusego ngo uryame muri salo ahita ambwira ati ngwino uryame mu cyumba nta kibazo. Yego ninjiye mu cyumba cye nsanga harimo amapantaro y'umuniga. Rwose se kubona harimo imyenda y'abajama bimeze bite. Boyfriend wanjye ngo duburekinze ngo ejo bundi n'ibiki ngo yarambabaje. Yiryamira nayo nanisingiye tu. Racya mu baby mbona cyurije amazi akoze nyine akora ibintu bimeze nka maji nyine ngo ujye kwinyeshwa keya just bya bindi bikurura umuhungu tu. No mwararyamye buri ntabwo yigeze nta kintu mwakoze. Kareka nta kintu twakoze. Guys mufollowing niba mvana hano mufollowing iyi account niba mvana hano mutaza kubura hano nyuze komeza agushinza amazi. Ubwo nyine byageze n'umugoroba nshaka kwigira home n'ibiki kuko icyo gihe nahise nanasiba ishuri. Baka kwigira home arambuza nyine nkubita cyangwa kiwe naza hakikuye arambwira ati dusubire mu kazi ntari biyambara gutya na gutya. Jessica akuza kujya ku ishuri of course komeza. No niyambarira ibyo biboro byiwe dusubira mu kazi. None dusubiye mu kazi imvura iragwa
wa mugabo we ngo babyaranye yitwa Sadi niwe wadutwaye mu modoka atugeza iwe nyine kwa Jessica. Dusubira kwa Jessica nibwo iryo joro byabaye muzana we ibiki byabaye no twese twararyamanye man. bwari ubwa mbere ujyamanye n'umukobwa Bwari ubwa mbere. ni wowe gutwaye ubumanzi bwawe For real. komeza Yeah. Then ubwo sinzi ko byagenze nyine bwakeye umukobwa yankunze yasaze nyine yacitse umutwe tu yasaze bya danje. Ndavuga ati uyu mubebi ntari birgereka n'undi turakorana nukamufata mu wakimeti dukundane ntari. Ubwo njya muri boro z'umunyenga wiwe ishuri mba ndarigoswe nyine ndivamo gutyo. no way urugeze mu kangahe Nari ngeze mu wa kane segonderi nyine ndi kwiga ibintu bya tekinoloji. Jessica bakuvanye mu ishuri Ya first. komeza Teni nyine life irakomeza uwo mukobwa rero ikintu cya finally ibyo byose ari kuvuga papa wanjye twagiye kuko twagiye wabo kwa mukecuru we nyine. Ariko ikintu cyose cyabyishe ibyo byose byarabaye pe byo gushaka gukora ubukwe n'ibiki tujya nzana vie wanjye tujya mfite co-host hano inde yarapfuye undi iriya verisiyo nagaruka ndayibwa rirenze umbe bigo twarayaganaga ngo yasaze bwayagaye uretse gato Stone izamuka ceceka muceceke Stone izamuka bigenza bite ongera ushe muri quest umusa ntabwo muri guta ariko se abashenzi barahanga mwatapinze screen kweri mwatapinze screen umusho ushinguye mutapinge screen okay ihangane gato ya Jessica ihangane gato hano turahavana umucyo Jessica ashobora kuba ari victime mutapinge screen mutapinge screen mutapinge screen mutapinge screen kugira ngo dore mutapinge screen 38 tapinga screen abantu mwese mutapinga agende ngo tuza ngo ni gatatu ngo 8 How you doing? Tell us.